Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, OTAN. Urabizi yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisanzwe zifitanye imikoranire ikomeye cyane na OTAN cyangwa se n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Iyo tuvuze ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, uhita wumva ibihugu byo mu Burayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ibihugu byose byagize gutya bikora umuryango wo guhora ndetse no gutabarana, bawita OTAN. Aho ngaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zarawinjiyemo zivuye ku wundi mugabane, ariko bikagaragara yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite uruhare ndetse n'imbaraga bikomeye cyane muri OTAN. Rero icyo tuje kubabwira muri aka kanya ni iki? Ni uko kugeza aka kanya byabyaye amahari biturutse ku ntambara iri hagati ya Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Iran. Ibyo ngibyo ni ibintu bimaze igihe kinini cyane bivugwa, bimaze igihe kinini cyane bikomeza kugenda bigarukwaho, gusa abantu bakomeza kugenda babizinziga kugeza ubwo ubu ngubu intambara imaze hafi iminsi irenga 40, kuko ni iminsi 40 y'intambara, ndetse n'iki gihe cy'agahenge nako byagaragaye yuko aka gahenge kananiwe kuba kagerwaho bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye, zose tuzakomeza kugenda dusobanura ndetse tunagarukaho hano kuri Wasamu TV Show. Icyo tugusaba gusa ni cya kindi, ni ugukora subscribe kugira ngo tujye tukubwira ibintu bigiye bitandukanye, amakuru ari international ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Urabona yuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kibazo gihari habe na gitoya, ariko Iran iri kugira gutya ikajya kurasa muri Israel, ikongera ikarasa mu bihugu bituranye. Bitewe n'iki? Bitewe n'icyo Iran yita yuko ari intambara bashojweho, ni intambara bo bashowemo batabishaka, ahubwo abashakaga intambara bakayibashoramo ngo abanya-Irani bayirwane. Iran rero yavuze yuko igomba kurwana iyi ntambara ku kibi ndetse no ku cyiza, ubundi upfa agapfa ndetse n'ukira agakira. Ndetse n'abaturage benshi ba Iran bari kugenda babyumva neza cyane, bakumva yuko kurwanira igihugu cyabo ari byo bintu bya nyabyo, aricyo kintu kizima buri muturage wa Iran yaba akoze kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bigenda neza, igihugu cy'abanya-Iran kigume mu mujyo cyashyizwemo n'abagihanze cyangwa se na ba nyiracyo, birengagije ba Kavantara cyangwa se ba Gashakabuhake n'abandi bantu nk'abo ngabo. Urabizi yuko ibihugu byo mu Burayi bikunze gukoloniza ibihugu byinshi, ariko Iran yaravuze ko ibyo ngibyo ntabyo twazamo. Rero ibyo ngibyo byose tuvuze nibyo tugiye guhinira mu magambo makeya, tuze kuvuga kuri conflict hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel, ariko nanone tuze kugaruka uburyo izo conflict zateje ibibazo bikomeye cyane, aho benshi bari kuvuga bati ibi bintu bishobora no kuba byavamo intambara y'isi yose. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko unyura mu muyoboro wa Hormuz wafunzwe na Iran, noneho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikabura ukuntu zigenza, zikavuga ati reka rero natwe duhite tumufungira noneho icyarimwe, reka duhite tumufungira icyarimwe. Ibyo ngibyo ni ibivuga uze kubyumva neza cyane. Uri kumva Iran ikigabwaho ibitero yahise itangaza, ihita ivuga yuko nibayigabaho ibitero izakora kwihorera gukomeye cyane, harimo kurasa mu bindi bihugu, harimo n'ibindi bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, harimo no gufunga umuhora wa Hormuz ndetse no kurasa ibirindiro by'abanyamerika biri mu Burayi, ibindi bikaba muri Aziya. Ibyo byose Iran yarabibasezeranyije, kandi nk'uko bimeze Iran yabikoze nk'uko yabisezeranyije isi. Umuyoboro wa Hormuz yarawufunze, ndetse ku bigo by'abanyamerika irasayo, no ku bihugu by'abaturanyi irasayo, ndetse yohereza n'amadrone ndetse na misile zigiye zitandukanye. Ibyo byose ibyohereza mu gihugu cya Israel, twabibonye bigenda bibombarira ahantu henshi hagiye hatandukanye. Ntabwo twabashije kubigarukaho kuri iyi cano, ariko reka tuvuge ngo ubu ngubu tugiye kujya tukugezaho amakuru uko byaraye, uko byiriwe hariya mu burasirazuba bwo hagati. Nuko rero byaje kugenda Iran nk'uko yabisezeranye iza kubigarukaho. Rero icyakomeje gutangaza abantu benshi cyane ndetse no guteza intugunda ni ifungwa rya Hormuz. Abantu rero benshi ntabwo bazi inshingano ndetse n'umumaro ukomeye cyane wa uriya muyoboro wa Hormuz, kuko uriya muyoboro wa Hormuz ucamo ibicuruzwa bikomeye cyane kandi byinshi cyane rwose
byatuma isi ihita ihura n'igihombo gikomeye cyane 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 ibihugu bikomakomeye nk'Ubushinwa bwakuraga ibintu bigiye bitandukanye mu mahanga kugira nka raw materials bugacishamo ibicuruzwa byabo kubona igitoro ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane. Ubushinwa rero bwabikuraga mu bindi bihugu binyuze muri uwo muhora wa Hormuz. Igihe rero uyu muhora wa Hormuz waba ufunze byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Warafunzwe ufungwa ku ruhande rwa Iran cyangwa se Iran aba ariyo iwufunga. Leta zunze ubumwe za Amerika zisaba OTAN kuza kuyifasha mu kuba bakubita Iran ikava muri uriya muhora wa Hormuz. Iran irabatsembera ibabanibamba ibaryana agati kumye kabisa yanga kuvamo, na leta zunze ubumwe za Amerika zibona nta kundi bari bubigenze, zibona nta kundi kuntu biri bugende, zibona nta zindi mbaraga zifite. Noneho leta zunze ubumwe za Amerika ziza guhita zigira inama tugaruka kuri ya makimbirane. Ariko ubwo bwa mbere leta zunze ubumwe za Amerika zakoreshaga ibikangisho bigiye bitandukanye zikababwira ngo mufungure umuyoboro wa Hormuz, mufungure. Iran ikajya ikavuga ati mwe muri gusetsa, ikabihorera ibintu bimeze gutyo. Nyuma rero Iran ije kubihorera niho Amerika yahise itabaza OTAN irayibwira ati rwose n'ubundi ko dusanzwe mu muryango utabarana wa OTAN, mwaje mukadufasha mu kuba twakubita ziriya ngabo z'abanya-Iran tugafungura uyu muyoboro wa Hormuz ku ngufu. Iran irababwira ati ibyo mwakora byose nta kintu na kimwe mushobora gukora mugikoresheje ingufu, nta kintu na kimwe mushobora gukora mugikoresheje ingufu keretse twumvikanye. Byaje kubaho haza kubaho igihe cyo kuganira, igihe cy'ibiganiro kugira ngo Iran ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika baze kugirana amasezerano, ariko ibyo ngibyo nabyo biza kwanga, nabyo tuzashaka umwanya tugende tubigarukaho. Ikibazo rero cyaje kubamo aho ngaho ni iki? Ikibazo cyaje kubamo ni uko OTAN yabwiye leta zunze ubumwe za Amerika ngo zibage zifashe. Muri uko kwa OTAN kubibwira leta zunze ubumwe za Amerika, nazo Donald Trump ahita afata icyemezo cyo kuvuga ngo afunge umuhora wa Hormuz. Ku by'iyihe mpamvu? Urumva kubera yuko Iran yari yarafunze uriya muhora wa Hormuz, ibihugu byashakaga gucishayo ibicuruzwa byahaga Iran ibiceri, byabahaga amafaranga kugira ngo Iran yemere ko hari igicuruzwa na kimwe kigomba kuva ahandi cyerekeza kinyura muri uwo muhora wa Hormuz. Muri ubwo buryo rero Iran yabyungukiragamo amafaranga menshi cyane, yabikuragamo ibiceri byinshi cyane. Rero leta zunze ubumwe za Amerika ziza gutekereza ziravuga ati kuba Iran iri kungukira muri ibi ngibi biri gutuma Iran ikira, bigatuma Iran itunga amafaranga menshi itakabaye itunga, nyamara twebwe nka leta zunze ubumwe za Amerika turi kugenda tugira gute tubihomberamo. Niho hantu leta zunze ubumwe za Amerika zahise zifata umwanzuro, zihita zifata icyemezo cy'uko bagomba kugira gute, bagomba kugenda nabo bagahita bafunga noneho byuzuye, yaba ibyo bihugu byatanze amafaranga kuri Iran, yaba n'ibindi byose, n'ubwato Iran ishaka kubucamo bwose bugafunga. Ubushinwa rero hahandi nakubwiye ngo haraza kuvamo n'intambara y'isi yose turamutse ibintu bitaramutse bigenze neza. Ubushinwa rero bwahise buvuga ngo twebwe dufitanye amasezerano na Iran, kandi amasezerano dufitanye na Iran nta muntu n'umwe ufite ububasha bwo kuba bakitambika ayo masezerano. Kuvuga gutyo rero ngo Iran bigenze gutya, nta muntu n'umwe ugomba kwitambika ayo masezerano, niko byaje kuba byagenda ndetse biza kugenda biba gutyo. Ubwo ngubwo ibyo byose bikaza gutera ibintu bikomakomeye cyane, ibintu biremereye cyane, ko Ubushinwa bushobora kudeployinga ingabo mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika zaba zirashe ku mato y'Abashinwa cyangwa yerekeranye n'Ubushinwa ari guca muri
wa Hormuz. Aho ngaho niho ikikango gikomeye cyane kiri. Murabizi yuko Ubushinwa n'ubundi bisanzwe bitifashe neza hagati y'Ubushinwa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rero cyaba ari ikindi kintu gishyashya cyongeye kugarukwaho, cyongeye kwinjiramo, uri kumva byaba ari ibintu bikomakomeye cyane, ndetse bitaza kugwa neza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bitaza kugwa neza isi. Uri kumva ko mu muhora wa Hormuz hari hasanzwe hacamo ibindi bihugu bigiye bitandukanye, byumvikana na Irani, Ubushinwa, Uburusiya ndetse n'ibindi bihugu byose byumvikana na Irani, cyane cyane ibihugu bihuriye mu muryango wa BRICS. BRICS nacyo ni ikindi kiganiro tuzagenda tubigarukaho byose akantu ku kandi. Ibyo ngibyo byose rero bikubiye hamwe biza gutera intugunda ikomeye cyane, kubera ko Ubushinwa bwo bwavuze ko buri buze gukomeza kumanura ibicuruzwa byabwo bibucishije muri uriya muhora wa Hormuz uko byagenda kose, kandi nta kintu na kimwe kiri buze kubuza Ubushinwa kuba bwacisha ibicuruzwa byabo hariya mu muyoboro wa Hormuz. Kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika tubwira yuko nazo zemeje yuko zigomba kurasa ubwato ubwo ari bwo bwose buza guca hariya mu muyoboro wa Hormuz. Ibyo ngibyo rero nibyo bikomeje kugenda bitera ikikango. Ikindi ni uko OTAN yamaze kwemeza, ivuga yuko rwose ngo itazigera ifasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe cyose ikibona Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zigifite spirit, zigifite ingufu zo kurwana, cyangwa se zigifite kurwana nk'aho ari wo muti w'ibibazo, batabibona nk'aho bashaka kuba bakemura amakimbirane ndetse n'intambara byose ngo bikemukire mu mahoro. Ibyo ngibyo rero OTAN yabyanze, ibwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko zigomba kubaga kandi zikifasha, kandi ibintu byabo ntibabizanemo abanyaburayi, ntibabizanemo igihugu, bakabaga bakifasha. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bitangwaho gasopo zikomeye cyane, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zivuga yuko rwose ibyo ziyemeje kugeraho muri Irani bigomba kugerwaho nta nkomyi n'imwe. Irani nayo ikavuga yuko izakomeza kugenda yirwanaho kabone n'ubwo igihugu cyose cyahashirira, ariko ngo bagomba kwirwanaho n'abaperesi. Mugire ibihe byiza.